Ndabasuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, nkuzaniye amakuru meza agiye atandukanye arimo kugenda acaracara hano mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no mu isi y'indirimbo muri rusange. Ese waba uzi amakuru arimo kugenda acaracara hano mu bitangazamakuru? Reka nze nkujane ku muhanzi witwa Run-Up mwakunze muri benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi Run-Up yatangaje ko ashobora guhindura izina mu minsi iri imbere nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umunya-Nigeria bakoranaga. Umuhanzi Run-Up yabwiye igihe ko yagiranye ikibazo n'umunya-Nigeria bakoranaga nyuma bakaza kugirana ibibazo byatumye bashaka gutandukana. Ati havutse ibibazo biba ngombwa ko twatandukana, ariko ansaba ko kugira ngo bikunde ngomba kumwishyura ibihumbi 17 by'amaseifa arenga miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo kuganira byibuze twemeranyije kwishyura ibihumbi 12 by'amaseifa arenga miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, nayo nkayamuha mu byiciro. Umuhanzi rero Run-Up nayo makuru arimo kugenda amuvugwaho. Reka nkomeze amagambo yaje kuba ari aganiriza ikinyamakuru Igihe. Naya bari bumvikanye, Run-Up avuga ko bananiwe kumvikana uburyo bwo kwishyura birangira bemeranyije ko bategereza amasezerano akazarangira. Imyaka irenga 3 urumva ko ntayimara ntakora umuziki. Ubwo rero ngiye gushaka uko nahindura amazina mere nkutangiye umuziki bundi busha. Niba wishimiye amakuru nkugejejeho cyangwa se nagucukumburiye hirya no hino nagiye mu bitangaza makuru, kandi wowe yarakunaniye kugira ngo uje kuyashaka, nkandira subscribe utukandire like, ni ibintu byiza cyane. Ndabukunda cyane. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda. Abanzi ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ndimo kubacukumburira nyakura mu bindi bitangazamakuru mbazanira hano ku Rumuri TV 250. Ciao ciao.